ntibamenye ibyo ari byo. Ni naho hahandi uzasanga abitwa ba Padiri Thomas Nahimana bavugaga ngo umuntu yapfuye, ariko ntibamenye uko byagenze. Abantu ntabwo bigeze bamenya yuko habayemo guhinduranya, hazamo cya gihugu cy'amasezerano, kuko nicyo kivugwa, niyo mahanga, niyo moko, niyo miryango ihabwa kubumburira akanwa, gutuka Imana n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. None se muri uko gufunga insengero harimo gutuka Imana, harimo kurwanya abera, kuko mwibatoranyije kugira ngo bicwe, ahubwo ibyo ni shitani by'intambara bijyanamo kugira ngo barimburane, kuko umurimo wa Satani ni ukwica. Nk'ubu ngubu uriya nyine uri hariya, izina rye nyine ni Kirimbuzi, nk'uko Daniel yabivuze. Buriya kazi kari gukora harimo na za Covid, na Covid burya niwe wari uyihedinze, niwe wari umukuru wayo. Buriya niwe wari umukuru wa Covid. Gute se byo byaje gute? Yaje kuba umukuru wayo kandi araturutse muri Amerika, mu Bushinwa. Ariko burya niwe wari umukuru wayo. Bari bose bavugwamo ba Bill Gates n'abandi bari n'abantu bari batokuriwe. Ibyo bari nk'ubwirisha, ni intambara zidashobora gutsinda, ni intambara zazanywe na shitani gusa kugira ngo iyobye abantu b'Imana batoranijwe be kubona gakondo yabo. None se muhanuzi w'Uwiteka, hano iyo ukomeje ugasoma ku murongo w'8 hari ijambo riravuze ngo abari M23 bayirukana muri Goma. Burya bashakaga no gutera u Rwanda, ngira ngo ariko Imana impishurira yashyize abaparashitiste 4 mu mpande enye kwa maherezo y'Iby'Abisirayeli b'Abanyarwanda nayo ngayo, nuko hazima ingoma ya Kristo, ubwami butazahanguka, ubwami buzategeka amahanga yose yo mu isi. Ubu ngubu buriya igihugu cyacu bari kugisebya. Ngewe iyo mbirebye hari igihe numva mbabaye. Kiriya kinyamaswa bari abasirikare b'umurenge biyitirira, cyitwa ngo iki, abasirikare b'umurenge biyitirira babandi bo muri twirwaneho Igisamagwe se. Biyitirira, bafite izina biyitirira. Ntago nabyibuka. Kiriya cyambariro gifite ibyana, kuko abantu bajya kubisobanura baratanya ngo imitwe ngo 7 ngo ni ibihugu ibi n'ibi, bakajya mu bihugu ngo by'ibihangange, bakajya muri za Amerika, za France, za iki. Ibyo byose biriya ni ibintu by'abateoloji bya teoloji biba biri kubeshya, ariko umwuka w'Imana yo we abisobanura neza akabyerekana. Imitwe kira kinyamaswa iyo ari uko niyo bavuga. Noneho ngo iyo nyamaswa ifite amahembe 10. Amahembe 10 ni amazina y'uriya muntu, uyateranye ubarize inyuguti zayo, Paul Kagame, urasanga ari 10. Zandi kuzisome uzibare yabahaye. Iriya ntabwo ari intambara y'ukuri, ntabwo iriya ari intambara ko bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi ko bakeneye ubwigenge bwabo no guhabwa uburenganzira mu gihugu cyabo. Nyine nibyo nkubwira. Kiriya urabona kiriya gice bari kurwaniramo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, kiriya ni Imana yambwiye ko ari usuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza abakunzi mudukunda kandi mudukurikira kuri izi sheni zose, Thomas Sankara TV ndetse na Kiranuka TV. Mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kigiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku bigendanye n'icyo ubuhanuzi buvuga ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nibi bihe n'iminsi turimo turagenda dukandagiramo, rimwe na rimwe umuntu yareba akabona Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi tumeze nk'aho dukinze ibikarito ku maso, kandi Umunyarwanda aravuze ngo inzu y'umuturanyi nubona iri gushya ujya kuzimya, ahubwo ntukongeremo umuriro, ujye ushyiramo amazi.
duhaye ikaze Thomas Sankara, umuhanuzi mukuru mu bahanuzi bose bariho muri iki gihe cya none, kandi utajya ukunda guhisha uko ijuru riri kuganira n'umutima we. Thomas Sankara, Yesu ashimwe. Amen. Urakoze Ezekiel, ndagushimiye nanjye kandi ndasuhuza abantu bose batwumva kugira ngo muri iki kiganiro dusabe Imana Nyagasani tuyobore. Amen. Maze dugire ibyo dutanga bifitiye abantu benshi akamaro. Amen. Yeah. Karibu no gusenga nta kibazo rwose. Data, turagushimye Mana isumba byose, uhoraho, wera wa Isirayeli. Gushimiye kugira neza kwawe kwinshi gutumye tuje hano kugira ngo tukore kino kiganiro. Ibyo tuvuga n'ibyo turi butange byose bive ku bw'umwuka wawe wera uri muri twe, atuyobore kandi atwibutse kugira ngo hatagira ikibura gikwiriye, hatagira n'ikidakwiriye kijyamo. Tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Amen. Imana ishyirwe hejuru cyane yuko itwemereye kubyuka duhumeka umwuka w'abazima, no kuba nawe ukiriho ugihumeka. Hari haciyeho iminsi tudaherukana kubw'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko Imana ishimwe ko twongeye kubonana tudapfuye. Ibyo gupfa byo ntibirimo. Nta byo gupfa. Hari igihe byatungurana ntawamenya. Nta gutungurana. Nta byo gupfa. Ibyo gupfa ntabwo twebwe tubibara. Urya abantu bapfa naba baruhamagaye. Iyo uruhamagaye ruraza. Ariko iyo udafitanye isezerano n'urupfu, ni iki gituma wirirwa ururirimba? Rukwihutisha. Twebwe nta sezerano dufitanye n'urupfu. Ko hari abakunda kugaragaza mu makomanteri yabo ko rudutegereje. Biriya ni ibyifuzo by'abantu, kandi burya ku Mana icyo wifurije umuntu burya buri kugitebutsa iwawe. Nkunda kubibona mu makomanteri, abantu benshi cyane cyane abanyarwanda basigaye sinzi ukuntu bameze, basigaye bafite ikibazo cyo gutukana. Biriya bintu byo gutukana nta kintu bizabafasha. Kandi noneho uko arekura igitutsi burya niwe uba yituka. Yego. Bashatse rero bashaka uburyo bwo kujya batanga ibitekerezo n'ibiganiro no kumvikana, ariko ibitutsi bakabigabanya. Ukumva umuntu yumvise inkuru, yumvise ikiganiro, agahita aca iteka ati wowe ni ukukwica nta kindi. Urumva? Iyo rero ntabwo mbona ari umuco mubi, kandi uwo muco uje vuba mu Banyarwanda ntabwo wari ukwiye. Ndagira ngo uyu munsi mu kiganiro tugiye tugirane ikiganiro gifite aho gihuriye n'ubuhanuzi. Benshi mu Kinyarwanda bakunze kubwita indagu z'abahanuzi bagiye batandukanye. Hari ubuhanuzi bwa Magayane yagiye hanura mu minsi ya nyuma y'ubuyobozi bwitwa ubwo mu Rwanda. Yahanuye ubwa Habyarimana, hanura n'ubwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. None tubisanishe, dufate ubwo buhanuzi tubusanishe n'imvugo ziri kugaragazwa na bamwe mu bayobozi b'u Rwanda muri iyi minsi, n'isano bifitanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubiduhurize n'ibyahanuwe. Urakoze. Uravuga uti ubuhanuzi n'indagu n'ibibera mu Rwanda cyangwa ibyahabaye, ibyavuzwe n'abo ba Magayane, nyine ziriya ni indagu, cyangwa se mu yandi magambo ni ubupfumu. Biriya byose ni ibintu byagiyeho bishorera abantu mu nzira nabo batazi. Burya bariya bose bagiye baragura bavuga ubupfumu, abapfumu bose barabivuga nyine bikaba, ariko ntabwo burya ibyo baba bavuga biba byavuye ku Mana. Kubera yuko n'imyuka ya Satani ihanga mu bantu, noneho ikababwira ibigiye kuba,
noneho abantu bakabitangaza, ariko burya iyo bitavuye ku Mana nubwo byaba ntabwo biba biri mu murongo w'Imana, ntabwo biba burya, ntabwo biba mu buryo bukwiriye, buba bukwiriye. Keretse umuntu uvuga ati ngewe natumwe n'Imana yo mu ijuru, icyo avuze kiba kitaraba ugitegereze, burya kizaba, kandi kizaba mu kuri. Mu buhanuzi ubwo bwose cyangwa izo ndagu nyine zagiye zibaho, bagiye bavuga ibintu byinshi, ariko ntabwo bigeze bamenya icyo Imana ivuga ku Rwanda. Bo bavuze ibyo berekwa, nta nubwo bavuze ubibereka. Ntabwo bavuze bati Imana yanyeretse gutya, yantumye gutya. Niyo mpamvu abanyarwanda bakwiye kwitonda cyane, kuko nibatabyitondera bakajya bakomeza kugendera kuri ziriya ndagu z'abamagane na ba nyirabiyoro, ntabwo biri ari iby'Imana. Kuko Imana iyo itumye, ukurikije abahanuzi ba kera bo muri Bibiliya banditse dusoma, uko imutuma imubwira iti ni ngewe Uwiteka ugutumye. Noneho ibyo banditse n'ibyo bavuze kera, imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko ujya kubona ukabona birabaye, ibindi ntibiraba, ibindi bizaba, ibindi byarabaye. Noneho rero bariya bapfumu nabo ni iyindi myuka ibavugisha. Naguha nk'urugero ku muhanuzi witwa umuhanuzi w'umucunnyi witwaga Balamu, yanditse muri Bibiliya. Balamu yari umucunnyi, noneho yagira ibyo yaraguraga byarasohoraga, bakamwemera nyine nk'iki nk'umuhanuzi. Igihe kimwe uwitwa Baraki aramubwira ati ngwino ujye kumvumira Abisirayeli, dore bari bari kuva mu Egiputa baranteye. Noneho agiye kugenda, Imana iramubwira iti rero ntaho ugomba kujya, iramubuza. Ariko ko yari umucunnyi, yari umupfumu, yanze kubyumvira. Bukeye abwira abari baje uwo munsi, arababwira ati Imana yambujije ngo singeyo. Basubira iyo baturutse ku mwami witwa Baraki, yongera yohereza abarusha babandi icyubahiro. Abohereje wa mucunnyi arasubira, agenda abwira Imana ati ngewe rero ngiye, ati noneho yohereje abandi, ariko nari nakubujije. Ati noneho ubwo wananiranye genda, ariko uzavuga ibyo nzakubwira. Noneho agiye guhanura, yahanuye iby'Imana, kuko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Ahanura iby'Imana ishaka, ntabwo yahanuye ibyo we yari kwerekwa n'izindi mbaraga z'imyuka zindi zagomba kumwereka. So nk'uwo yari umucunnyi, ntiyari umuhanuzi. Ntabwo wamushyira mu rwego rw'abahanuzi nka Yesaya, Yeremiya, Daniyeli, Ezekiyeli, ba Petero, ba Yohana, bariya bahanuzi bose tuzi bo muri Isirayeli. N'aba bapfumu rero bo mu Rwanda, ibi by'abamagane n'abandi, biriya byose bavuga, n'abandi bapfumu bose. Magane se buriya ni umupfumu cyangwa yari umuhanuzi? Magane ni umupfumu. Yes, Magane nyirabiyoro n'abapfumu. None se hari aho bigeze bakubwira ngo Imana yantumye? Hari aho bigeze bavuga ngo Imana yavuze ibi n'ibi? Ku bintu bavuze ku Rwanda bitandukanye n'ibyo Imana yaremye ijuru n'isi. Yo mpora mbabwira nti niyo ntangaho umugabo, ibyo nge yambwiye. Imana ivuga ko u Rwanda ari igihugu cy'amasezerano yatoranije kuba Isirayeli. Hari aho wigeze wumva babivuga abo bahanuzi babanje? Abo bapfumu ntabwo ibyo bintu bari babizi, ntabwo babizi, ntibigeze babibwirwa. Niyo mpamvu rero abantu nibakomeza kugendera muri ibyo ngo yavuze yuko ngo Rizinda yazapfa, arapfa. Ngo yavuze yuko ngo Roni ngo yakangahe. None abantu nibagumye kugendera muri ibyo, ntabwo bazamenya iby'Imana yagambiriye gukora ku gihugu cy'u Rwanda. Kandi noneho aho igihe kigeze, igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'umwuka,
kirimo imikorere yose irimo ni y'umwuka. Abantu nibabitwarira mu bintu bisanzwe by'umubiri bazatakara. Bazatakara ntibazamenya aho bageze. Icy'umwuka gute kandi tubona ari ubutaka bufatika n'abantu nyine impamvu mvuga ngo ni igihugu cy'umwuka nuko ari igihugu Imana yatoranije mu bihugu byose byo mu isi ikigira Isirayeli niyo Isirayeli yindi. Noneho igihe abantu rero batazemera ibyo ngo babyumve babigenderemo bazajya bagumye nyine muri za ndagu zibabwira ngo iki cyarabaye uyu yavuze iki kiraba bagume muri ibyo bisange baguye mu ngorane nk'izi nyine wavugaga zizi ntambara zo muri Kongo. Izi ntambara zo muri Kongo ntabwo ziyari intambara Imana irimo, ntabwo ari intambara Imana ishoreye, ahubwo ziya ni intambara shitani yashoje kugira ngo ibayobye bate umurongo wabo w'amasezerano y'iby'Imana yabavuzeho batazabigeraho. Niyo mpamvu ubona birirwa bicana gusa basubira inyuma bajya imbere bakora hirya bakora hino babakoze epfo na ruguru bahamba nta kindi kintu, nta yindi nyungu izava muri iriya ntambara, nta nubwo bashobora no kuyitsinda. Nta n'ushobora kuyitsinda mu bayirwana bose iriya ntambara. Narabivuze n'ubu mbisubiyemo nta muntu uzatsinda iriya ntambara habe n'umwe kuko mu bayirwana bose ku isi bose bararwanira amafuti bari mu kurwana intambara shitani yabahaye. Iriya ntabwo ari intambara y'ukuri, ntabwo iriya ari intambara ko bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ko bakeneye ubwigenge bwabo no guhabwa uburenganzira mu gihugu cyabo. Nyine nibyo nkubwira. Urabona kiriya gice bari kurwaniramo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, kiriya ni Imana yambwiye ko ari urugabano rwa Isirayeli. Nuvuga Isirayeli niba ari u Rwanda, kiriya gice ni urugabano rwa Isirayeli. Noneho urugabano rwa Isirayeli rero ntabwo rurwanirwa, nta nubwo ari urwo kwica abantu kuko ni ahantu Imana yatoye abantu. Ni ukuvuga guhereye ku Banyamurenge ukazamuka mu Bapfurero ukazamuka mu Bahavu ukazamuka muri aya moko yose ukagera za Ituri, abo bose ni abantu Imana yatoranije. Noneho rero mu kubatoranya ntabwo kugira ngo babone gakondo yabo, ntabwo ari kugira ngo bicwe, nta nubwo ari kugira ngo bibwe, nta nubwo ari kugira ngo basahurwe, nta nubwo ari kugira ngo barwane bahore mu ntambara zibabuza ubuzima bapfusha abana bangara babimpunzi bagira gute. Oya, Imana yabatoranyirije kugira ngo bayubahe bazayiheshe icyubahiro imbere y'amahanga yose yo mu isi. Ariko imyuka ya shitani yagiye mu bantu bahita babihinduramo urugamba babyita amazina yandi, noneho intambara irarema. Dore imyaka 30 irashize. Urumva rero aho niho ikibazo kiri. Ntabwo kugira ngo abo bantu batowe n'Imana bazagere ku mahoro ariko babanza kunyura mu ntambara. Impamvu banyura mu ntambara nuko nyine by'Imana babitera umugongo, ntibabyumva ahubwo bagakurikiza ibinyoma byazanywe n'abandi bafitemo izindi nyungu zabo nazo zidafite akamaro. Uyu munsi iyo witegereje usanga igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko twese turi abanyarwanda, usanga gisa n'icyicaye hejuru ya bomba tonike bitewe na bamwe mu bayobozi cyangwa se nimwe mu miyoborere y'igihugu, aho usanga akenshi batemera ibigendanye n'iyobokamana. Ubundi niba warabyumvise mukuru w'igihugu yavuze ko ibigendanye n'insengero byo atanabyitayeho rwose, n'abarimo bose ari amabandi. Ubu hano n'abo zifunguye bose ni amabandi. Bigaragaza ko itorero cyangwa se amadini mu Rwanda atemewe. Byaba bifitanye sano rihe n'urusengero rw'i Yerusalemu no kujya gusana inkike zasenyutse kwa ba Nehemiya n'abandi? Nibyo nyine ndi kukubwira. U Rwanda nk'igihugu cy'amasezerano, igihugu cyatowe, biriya byose nyine bigomba kukibamo.
kubera yuko abantu nyine bakirimo bafashe undi murongo, ntibakurikiye umurongo wo kubaha Imana no kumvira Imana. Noneho niyo mpamvu uzasanga abo bategetsi bavuga ibindi bintu bitandukanye n'Imana. Impamvu ni iyihe? Nabo ubwabo bashaka gusengwa, barashaka nabo kuba Imana. Barashaka kuba Imana, bo ntibashaka Imana, bo bashaka kuba Imana. Kugira ngo kubera ko bari kuri misiyo, nabo bari kuri misiyo buriya. Bari kuri misiyo, niyo mpamvu ujye kumva umuministre aturutse hari ati tubona Imana nta kintu ivuze. Umukuru w'igihugu ati ariko iyo Mana ibyo bintu muvuga byaremye byagize gute, abyita ibintu ibyo rero abikora ari mu nshingano ze nawe. Kubera iki? Kuko ni igihe. Ibyo byose ni ibintu byanditse. Ni igihe cye. Burya ari gukora ibye, ari gukora umurimo we. Ahubwo ikintu buriya gitangaje kuri biriya by'amadini, buriya nicyo gikorwa cyiza ari gukora. Biriya byo guhagarika amadini, byo kuvuga ngo nari yasigaye nzayafunga, ayafunze ahubwo se yayafunga ntiyayafunga, kuko ari yasigaye niyo amwumvira, niyo amuha ibyo ashaka, niyo amwubaha. Ntabwo rero buriya yayafunga, ariko ubundi yafunze nibwo yabakoze ikintu cyiza, kuko Imana yavanyeho buriya amadini Imana yayakuyeho, yarayahagaritse, kuko amadini yakoze ibintu byose bibi, mu bikorwa bibi. Barabeshya, bigisha ibintu bitari byo, bavuga ubutumwa babugoreka, bagasobanura amagambo y'Imana yanditse hariya, nta mwuka w'Imana wabasobanuriye. Noneho nicyo cyatumye Imana ibirakarira. Niyo mpamvu burya amadini Imana yita ibituro. Uriya rero umuyobozi uvuga wa hariya mu Rwanda, aramutse ashoboye kuyafunga, ariko atari icyubahiro cye yishakira, kuko ikibi cye ayafunga we agira ngo abe ari ube Imana. Ntabwo ayafunga kugira ngo ayakurireho ku Imana yayanze. Hoya, ibyo avuga kuko nibyo ni amabandi. Kubera none se niba abantu babeshyera Imana bagasobanura iby'Imana atari byo, urumva ntabwo babeshyera. Arabizi neza, azi ko ari amabandi, kuko bavuga iby'Imana babigoreka. Ntabwo bakora iby'Imana nk'uko Imana yabibatumye, biyita ibyo batari byo. Ariko Imana niyo mpamvu ivuga ngo umunsi nzabakura mu bituro byanyu. Bari abantu bose bari mu madini, umugambi w'Imana ifite, kandi bizahera mu Rwanda, nuko abantu bazasohoka mu madini bakayavamo, bakayanga, bakayareka. Noneho biri uriya ari gukora byo gukuraho amadini, nabyo biranditse, hari ahantu byanditse mu byahishuwe yuko bazakora iby'Imana yashyize mu mitima yabo byo gukuraho amadini. Kiriya nicyo gikorwa buriya kizima ari gukora, ariko akagikora mu buryo bubi. Wagikora kugira ngo bamusenge, nk'uko byanditse mu Batesalonika ba kabiri, ahantu niba igice cya 2, ngo yishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yiyerekane mu rusengero rw'Imana ko ari Imana. Nuriya nyine uzamwitegereze, iyo ari kubwira abantu, ari kubanyuramo harya hagati agenda basobanurira ibintu, burya bari kwigira Imana. Iyo ari gutanga amategeko yo gufunga insengero, abagira ngo bamusenge. Ziriya tafunze nizemera kumusenga, zimuha amaturo ye, zikamuha amafaranga ye, byose zikubahiriza ibye, zarangiza zikanamwamamaza. Burya uriya ari mu kwigira Imana, niryo kosa rye. Ariko ibyo gufunga insengero si ikosa, ahubwo nabwo ari gusohoza iby'Imana imushyira mu mutima nk'uko byanditswe. Muri make ushatse kuvuga ko yaba yarabaye Sawuli Imana yabwiye kujya kurimbura Abamaleki, yarangiza akirokorera abagore beza, inyana nziza, imfizi nziza, ntakore iby'Imana yamubwiye nk'uko yabimubwiye. Hoya, ntabwo ariyo, ntabwo mugereranya na Sawuli. Mu bantu banditse muri Bibiliya,
bahanuwe n'abahanuzi. Mm. Uriya ari mu b'imbere wanditswe kenshi. Abantu babyawe n'abagore bavuzwe n'abahanuzi bo muri Bibiliya. Mm. Uriya na Yesu nibo bafitemo uruhare runini. Kubera iki? Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. Uriya nawe ni ishusho ya shitani itaboneka. Sawuli Ntabwo ari Sawuli. Uriya ntukamugereranya na Sawuli. Uriya arenze Sawuli. Mm. Uriya arenze Sawuli. Mm. Uriya niwe mutware w'ababi bo ku isi, kuko niwe shitani ikoreramo. Oya da. Urabyumva? Mm. kugira ngo bisobanukirwe neza. Wituzimiza winzimiza rwose. Ndikumva unzimije. Ndikumva unzimije. Kugira ngo bisobanukirwe neza, uzabisome mu Byahishuwe igice cya 13. Igice cya 13 uzasoma inyamaswa yavuye mu nyanja. Noneho nugera hepfo uzabona iyindi nyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka. Izo nyamaswa zombi zikorera muri uriya. Urabyumva? Zombi zikorera muri uriya. Ikimenyetso cyabyo ngira ngo bizasaba ikindi kiganiro. Noneho dufate Bibiliya dusoma umurongo ku murongo, ngende nkwereka uko harasinyifitera. Hari Bibiliya sinyifite. Yifata uyisome urambure muri uwo murongo. Cyaka nsanze ntayizanye ko ndumva binteye intuza amatsiko, kandi n'umunyarwanda wari we wese amatsiko ntiyabura kuyagira. Ayizanye ndasigaye nyigendana muri iyi minsi mfite ubwoba. Urumva? Urabona icyo nashaka kukubwira, bari abahanuzi, bari abapfumu bacu ba Mamagayane nabande, bo bivugiraga ibyabo nyine by'ubupfumu byo gupfumura nyine. Wari wavuze ngo mu Byahishuwe 13. Mu Byahishuwe 13. Ndahari rwose. Soma rwose. Haduka inyamaswa ivuye mu nyanja, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare cyangwa nka cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Rekeraho. Iyo nyamaswa yavuye mu nyanja. Mu nyanja bundi ni mu bantu benshi, mu mahanga. Iyo nyamaswa nyine ni ubutegetsi bwavuye mu nyanja, bwavuye mu bantu. Iyo nyamaswa yasaga n'ingwe. Ingwe rero ngewe uko Imana yabingishije guhera muri za 99, uriya nyine, uriya Imana yamunyerekaga ari ingwe. Amajanja yayo yasaga n'ayiki n'aya ruko. Aruko ni ntuza, ni kiriya kinyamaswa cya kiriya kinyamaswa bari abasirikare b'umurenge biyitirira, cyitwa ngo iki? Abasirikare b'umurenge biyitirira? Babandi bo muri twirwaneho. Igisamagwe se? Biyitirira, bafite izina biyitirira.
ntago nabyibuka. kiriya cyambariro gifite ibyoya byinshi nibagiwe uko cyitwa nicyo bita aruko, ariko hari irindi zina abantu bazi nibyibuka ndari kubwira ngo akanwa kayo kari nk'iki, kari nk'intare, urabyumva? None se ntuzi ko inkotanyi ziyita intare? Ariko ubwami bwenyewe bwabo ni ingwe, ariko akanwa kayo biyita intare, ni nabo bagenda bakaba intare za Sarambwe. Noneho byagera muri abandi b'umurenge bakabita yitwa ngo ikira kinyamaswa, niyo iyo aruko niyo bavuga. Noneho ngo iyo nyamaswa ifite amahembe 10. Amahembe 10 ni amazina y'uriya muntu, uyateranya ubariza inyuguti zayo, Paul Kagame, urasanga ari 10. Zandi kuzisome uzibare urasanga ari 10. Noneho imitwe 7 ni manda ategekeraho. Izi manda ategekeraho z'imyaka 7. Noneho ngo icyo kiyoka kimuha ubushobozi, kimuha ubutware bwacyo. Kumuha ubutware bwacyo rero, ibyo byahanuwe na Daniyeli aho yavugaga ati ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi. Abantu muze kukwitegereza kabisa. Inyuguti 10. Uze kuzibara amazina ye yombi. Urumva nyine ubwo n'ubwenge nyine bw'Imana. Kuko abantu bajya kubisobanura baratanya ngo imitwe 7 ngo ni ibihugu ibi nibi, bakajya mu bihugu ngo by'ibihangange, bakajya muri za Amerika, za France, za iki. Ibyo byose biriya ni ibintu by'abateoloji bya teoloji biba biri kubeshya, ariko umwuka w'Imana yo we abisobanura neza akabyerekana. Amahembe 10. Amahembe 10 n'imitwe 7. Imitwe 7 ni ziriya manda z'imyaka 7 ategekesha. Ubu ngubu zisigaye zaragabanyutse ko zabaye 5. Noneho impamvu zabaye 5 ndayikwereka nayo. Numanuka hepfo, soma hepfo y'ahandi urabona inyamaswa yavuye mu gitaka, naho hasome. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse, uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa, bayitangarira, baramya icyo kiyoka ko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwayo, baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ujya ubibona ukuntu abanyarwanda nyine bamutangarira cyane bamwemera. Burya Imana isa n'iyavuye mu ijuru. Burya ni ibyo ngibyo nyine baba bari gukora, nibyo baba bari gusohoza. Noneho rero iyo nyamaswa yavuye mu gitaka ngo y'amahembe 2 ngo asa nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Ukomeje hepfo urasanga aho yanditse ngo itegekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere yakomerekeje uruguma rwayiwishe rurakira. Umutwe wayo umwe ukomereka uruguma rwa. Yego. Aho rero aho ngaho muri icyo kiringo wa mugani w'Abarundi, aho umutwe wakomeretse niho ya nyamaswa ya mbere yaviriyemo, hazamwe iya kabiri. Noneho abantu ntibamenye ibyo ari byo. Ni naho hahandi uzasanga abitwa ba Padiri Thomas Nahimana bavugaga ngo umuntu yapfuye, ariko ntibamenye uko byagenze. Abantu ntabwo bigeze bamenya yuko habayemo guhinduranya, hazamo umudayimoni. Uwa mbere yarapfuye, uwo tuzi uwa mbere we yarapfuye. Oya. Yes, hazamo umudayimoni. Uriya mubona
ni umudayimoni, ntabwo ari wa muntu wa mbere musanzwe muzi. Nibyo byanditse aho ngaho nyine. None si byanditse aho ubimenye ute? Ni uko byanditse, nuko bisobanura. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42 no gutuka ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu nzu munsi y'ijuru, n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Urumva iyo bavuze ngo abari mu isi bose, cyangwa bavuze ngo amahanga yose n'imiryango yose, abantu bo bahita bajyana amaso kure. Ariko aho ngaho ubuhanuzi bwo buba bupresiza muri cya gihugu cy'amasezerano, kuko nicyo kivugwa, niyo mahanga, niyo moko, niyo miryango. Ihabwa kubumburira akanwa gutuka Imana n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. None se muri uko gufunga insengero harimo gutuka Imana, harimo kurwanya bera, kuko muri izo nsengero iyo agiye gufunga ahera kuri ba bandi batamufitiye umumaro, ba bandi bizera Imana by'ukuri nibaheraho. Abasiga ni abamuramya, bamuha amaturo ye, bamuha ibyo ashaka byose, bamugira uko ashaka. Ariko ntabwo ari wa wundi wa mbere, ya nyamaswa ya mbere ntabwo yikiriho, ya nyamaswa ya mbere yo yavuyeho. Ariko mu kuvaho abantu ntabwo bigeze bamenya yuko bahinduriwe. Nabari abi Kigali bashobora kuba batabizi, nabo mu rugo rwe bashobora kuba batabizi, bazi ko ari we. Ariko uriya ntabwo ari we. Original Imana yamunyeretse aba mu kuzimu. Original mwenyewe tuzi wo guhera muri 19 kugera muri 19 kugera ejo muri 2020. Uwo nguwo ntawe ukiriho, haje mwundi, ariko yambara wa wundi nyine, yambara wa wundi, ya nyamaswa ya mbere nyine yongeye twahereyo mu gice cya 13. Nuko bintu bimeze. None se bapadiri naho Imana bo babivugaga nk'abahanura, babivugaga nk'abari baramenyeshejwe, bo bashobora kuba baramonitarinze iby'uburwayi, ariko muri ubwo burwayi niho hahindukiyemo ibyo bintu. Hano abantu ntibabimenye. Urabona umuntu ashaka kurwara akajya wenda muri koma, uburyo umuntu uri muri koma ni nk'aho aba yapfuye. Noneho yagaruka avuye muri koma ntibamenye ko ariho wenda yahinduriwe. Aho rero nabari abi Kigali no mu Rugwiro ibyo ntibabizi, keretse Imana yabikweretse. Imana itabikweretse ntiwabimenya, nta nubwo wabarenganya. Ariko ntabwo uri yari we, kuko biranditse, byarahanuwe. N'igihe yahawe cyagiye cy'amezi 42 cyarangiranye na yamanda y'ubushize. Yamanda y'ubushize niho yarangiriye amezi 42, no kuvuga imyaka 3 n'igice. Umwaka umwe uhwanye n'imyaka 7 mu buhanuzi uko Imana yabinsobanuriye iby'iyo myaka. Bituruka mu 2000 ukagera muri 24. Niho burya niho byarangiriye. Kandi noneho we kuko yavuyeho muri 20, iyindi minsi yose yasigaye hari aho uzabisoma, sinzi aho byanditsaho ngo haranditse ngo ntibagiye ukuntu byanditse ngo mbese yuko ari uzaguma ku butegetsi nubwo atariho. Hari ahantu byanditse nuko nibagiye uko havuga. Nibagiye uko havuga, nitwabona nzahakubwira. Biranditse rwose, nabyo biranditse ngo kugeza igihe cye kizarangirira, mbese yitwa we. So none rero icyo nshaka kubabwira abanyarwanda, bareke kwigereranya n'andi mahanga, bareke kwigereranya n'ibyahise, ahubwo bamenye yuko
imana yabatoranyije igatoranya igihugu cyabo, ntabwo ari abanyarwanda gusa, n'ibihugu n'uburere bubazengurutse, ariko ntabwo bivuga ngo bajye kurwana bajye kwicana. Oya, ni ibintu imana yabatoranirije ubuntu. Nabikubwiye uhereye ku banyamurenge ukaza ukagera mu ibi bice bizengurutse u Rwanda byose, ni rwo rugabano rwa Isirayeli. Ntabwo ari imana yabatoranyije kugira ngo bicwe, ahubwo ibyo ni shitani by'intambara ibijyanamo kugira ngo barimburane, kuko umurimo wa satani ni ukwica. Nk'ubu ngubu uriya uri hariya, izina rye nyine ni kirimbuzi, nk'uko Daniyeli yabivuze. Buriya akazi kari gukora nako kurimbura abantu, ntashobora gutuma buriya amahoro abaho. Niyo mpamvu bajya no gusinya amasezerano bakayasinya na Washington, ahantu abantu bemera hakomeye, yagaruka intambara igakomeza, kuko ntibamutegeka. Ntabwo buriya bamutegeka, bazi ko bamutegeka ko bari mu gihugu cy'igihangange, ariko niwe shebuja waba bibone bo ku isi bose, kuko niwe umwuka mukuru wa shitani urimo, kubera ko yicaye mu gihugu cy'amasezerano kugira ngo ahicare abuze amasezerano y'Imana kuzasohora. Ibyo bintu igihe abanyarwanda muzaba mutarabyumva, muzahora muziyuha icyuye, kandi azagumya abarindagiza barimbure, kuko ni dayimoni ubarimbura. Urabyumva? Noneho rero iriya ntambara ureba muri Kongo, iriya ni intambara ya gatatu y'isi. Izina ryayo yitwa Kirimbuzi Kagame ya gatandatu. Kagame ya gatandatu. Kirimbuzi Kagame ya gatandatu niryo zina ryayo Imana yayihaye. Ubwo rero kuvuga ya gatandatu wenda hagiye harimo izindi zibanziriza, harimo na za Covid. Na Covid burya niwe wari uyihedinze, niwe wari umukuru wayo. Burya niwe wari umukuru wa Covid. Gute se byo byaje gute? Yaje kuba umukuru wayo kandi araturutse muri Amerika, mu Bushinwa. Ariko burya niwe wari umukuru wayo. Bari bose bavugwamo ba Bill Gates n'abandi bari n'abantu bari batokuriwe. Ibyo bari nkubwira ibintu Imana yambwiye. Ibintu Imana yambwiye ni nayo ntangaho umugabo mu byo mvuga. Hasi ko numva none wa muntu yaba akomeye, twaba turi igihugu cy'igihangange ku isi niba ari. No, igihugu ni igihangange. Nuriya nawe ni igihangange mu rwego rwo kwa shitani, ariko ubundi ariko ahubwo akigabanyiriza ubuhangange, kuko mwebwe muzi ko mutegekwa n'amahanga, kandi nimwe muzategeka amahanga. Ibyo ni ibintu nababwiye iby'Imana yambwiye mu myaka irenga 30 ishize. Yes, muri 29 ishize. Nimwe muzategeka amahanga kubera ko mwatowe nka Isirayeli. Ibyo byose ni ibintu byanditse mu ijambo ry'Imana. Ariko kubera yuko abantu babyanze, bagomba nyine kujya mu byo bakunze, bagahora bahamba abana babo, bagahora muri izo ntambara za kirimbuzi, kuko ziriya ni intambara zidashobora kunesha, ni intambara zidashobora gutsinda, ni intambara zazanywe na shitani gusa kugira ngo iyobye abantu b'Imana batoranijwe be kubona gakondo yabo. None se muhanuzi w'Uwiteka, hano iyo ukomeje ugasoma ku murongo w'8 hari ijambo riravuze ngo abari mu isi yose n'amahanga yose, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo n'umwana cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi w'iminyago, nihagira ujyana abandi n'imiryango, nawe ubwe iminyago azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kuzicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ibi byo bishatse kuvuga iki? None se icyo bishatse kuvuga,
abari mu isi bose uw'izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe azaramya iyo nyamaswa. Yego. Nujya bubona se abantu bamwemera bakirwa batukana bimwe navugaga. Nuko nyine bamwemera ntabwo bari mu gitabo cy'ubugingo. Abari mu gitabo cy'ubugingo nabumva Imana bakayumvira. Yego. Urugero nk'ubu ibyo byose mba mvuga n'ubuhanuzi Imana ya aba bantu nuko impamvu bamwemera nuko batanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yes. Abamwemera bose ni banditse nyine mu gitabo cy'ubugingo. Kubera ko iyo bumvise iby'ubuhanuzi by'Imana ishaka ibyo yantumye igihe batabyumvira baba banzi Imana nyine babanzi iby'Imana. Kuko iby'Imana yantumye by'amasezerano byose byanditse muri Bibiliya, ndabibereka buri kintu cyose. Nuriya yanditsemo ko ari mubi, ariko baramuyoboka, niwe bayobotse, niwe bashyize imbere, niwe baramya. Abataramuyobotse nibo bariya nyine bari amadini bagize gute, bafunze, niyo bafunga bakabirukana mu gihugu. Nuko none se abanyarwanda tuza kwitwara gute muri iyi situation turimo, cyane ko ikikango cy'intambara ishobora kurangiza ubutegetsi bw'uyu mugabo kirahari? N'abanyamerika nabonye muri Loni rwose nabonye hari imyanzuro bashobora kuba bafashe ikakaye, ariko ikibazo ni ukuvuga ati n'ubundi niwe ubahedinze imyanzuro yose bafata ni ubusa rwose, nta kintu na kimwe bayikoraho. Kuvuga yuko abahedinze abarushije imbaraga ntabwo bivuze ko batamufatira imyanzuro ngo bakore iby'Imana ishaka. Uko yaba akomeye kurusha abanyabyaha bose ntabwo ariko akomeye kurusha abantu b'Imana. We umugambi we ni uwo gushoza intambara no kwica abantu benshi bashoboka. Niyo misiyo ye ya nyuma ya mwisho. Ibyo rero bishobora gukorwa rwose, niyo myanzuro bashobora kuyifata n'igihugu bakanakitera Imana yabiretse. Imana ishobora kubireka bitewe n'uko Imana yabishatse. Naguha urugero nko muri ya ntambara y'Igoma yo muri 13, igihe M23 bayirukana muri Goma, burya bashakaga no gutera u Rwanda, ngira ngo ariko Imana imhishurira yashyize abaparashutiste 4 mu mpande enye z'igihugu kugira ngo hatagira umuntu utera mu Rwanda. Ariko ibyo byose biterwa n'igihe. Ubu ngubu ishobora gukingura kugira ngo ruterwe bitewe n'impamvu. Ariko niyo rwaterwa nta waruherana. Ruriya ni urugo rw'Imana. Ruriya ni urugo rw'Imana. Niyo uri igihe cyo nyine nikirangira, igihe cyo nikirangira hazazaho abantu b'Imana nkuko byanditswe. Ibyanditswe birabivuga. Kuko hariya niho hazimikwa bwa bwami bwa Kristo. Ingoma itazavaho, ingoma itazahinduka. Niyo mpamvu aho noneho bitandukanira bya bindi by'abapfumu twahereyeho. Urabona bamagayane baravuga ngo Loni ngo izaza yimike sinzi ngo umuntu usa gutya ngo umeze gutya. Ariko Daniel we siko yabivuze. Urumva aho ibintu by'Imana bitandukana n'iby'abantu n'iby'abazimu. Daniel we ntabwo ariko yabivuze mu gice cya 7 13 na 14. Haranditse ngo hasome 13 14. Daniel 7 13 na 14. Kugira ngo ubone uko yabivuze, noneho urebe n'ibyo nuko Magayane yabivuze, noneho urasanga ibya Magayane ari byo kuyobya abantu. Kubera iki? Kuko bakurikije ibintu byose yagiye avuga ngo rizinda zapfa, ngo cyarahani ngo azarya uburozi, ibintu nk'ibyo byose ngo byabaye, ngo ubwo byabaye, ngo n'ibindi byose yavuze ngo bya Rwabujindiri, ngo byose bizagenda uko nyine. Ariko uwo ntabwo ari wo mwanzuro. Hasome. Hanyuma nkitekereza ibyo neretswe, hanyuma nitegereza ibyo neretswe ninjoro,
mbona haje usa n'umwana w'intama n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyo umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere ye nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bakorera ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. nguwo rero umwanzuro w'ibizabera mu gihugu cyacu, uwo niwo mwanzuro. ntabwo ari nka bya bindi abapfumu bapfa kuvuga ngo haza ngo umusaza ngo usheshe akanguhe ngo azazanwa na Loni ya gatatu. ibyo ni ibintu by'abapfumu nyine w'imvi nyinshi. ariko ukuri nyako kw'amaherezo y'iby'Abisirayeli b'Abanyarwanda nayo ngayo nuko hazima ingoma ya Kristo, ubwami butazahanguka, ubwami buzategeka amahanga yose yo mu isi. ubu ngubu buriya igihugu cyacu bari kugisebya, ngewe iyo mbirebye hari igihe numva mbabaye. buriya baba bari kugisebya ngo barwanye ngo bafashe za Uvira, wajya kumva muri Loni abazungu bavuze ngo tugomba kupanishinga bariya abantu. ibi byose ni ibintu nyine byo kusuzuguza gakondo y'Abisirayeli. ntabwo ariko bimeze. kiriya ni igihugu gikomeye cyane, ni igihugu gikomeye kizategeka isi, kuko Imana aricyo yatoye ariho ubwami bwayo izabwimika n'ububasha bwayo kugira ngo itegeke amahanga yose yo mu isi. Akibaza u Rwanda twabaye igihangange tukarenga ku Burusiya tukarenga ku Banyamerika. No, Abarusiya n'Abanyamerika bo nibo ba mbere bazayoboka mbere y'umuntu wese ubaho. uzi impamvu bazayoboka? kuko iriya niyo ya ntambara nyine yo kurangiza izindi ntambara, kandi nibo bari kuyirwana. none se urumva atari bo bazayoboka mbere? nibamara gutsindirwa hariya bya bibunda byabo bya rutura bazahita bajya kubitwika, kuko bazatsindirwa hariya. ntabwo iriya ntambara sinabikubwiye, ntabwo izarangira vuba. no, n'ejo yarangira, n'ejo bundi ntabwo abayirwana nta n'umwe uzayitsinda. ibyo nibyo mpora mbivuga. none igihe muzabona irangiye muzamenye yuko za mbaraga nyine z'abo Barusiya n'Abanyamerika nazo zigiye gute zirangiye. kuko ubwami buzahabwa abera bisumba byose, isi yose izahinduka abantu b'Imana. reka dusozere dusa n'abagana ku musozo. tugarutse kuri iyi ngingo ya Padiri Nahimana, ibyo yatangaje, Abanyarwanda benshi bamwitwayeho umwikomo ndetse bamufata nk'umwanzi ruharwa w'ubutegetsi burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, ari we wagaragaje. njye biranantunguye kubona amazina ye yombi agizwe n'inyuguti 10. oya, ibyo ni ukuri. birangaje n'uburyo yabazwe bigahita bihura n'ayo mahembe 10 avuga. niko ubwenge bw'Imana bukora. Imana iyikurema igira ikikuremera. irakurema ivuga iti uyu nguyu azitwa gutya, azaba hano, azakora ibi. nicyo ngicyo. so ibya Nahimana rero Abanyarwanda ntibari bakwiye kumutuka, ahubwo yakoresheje intelligence ye nyinshi cyane. ashobora kumenya ibiri kuba. yashoboye kumenya ibintu biri kuba, aratangira batangariza babwira ati dore umuntu ararwaye arembeye aha n'aha. urumva ko yari yagerageje, ahubwo abantu bari bakwiye kumwubaha. niba uriya musaza yarahinduwe ari muri koma, uyu munsi ko bavuga ko General James Kabarebe nawe ari muri koma, kandi ejo bundi akaba aherutse guhabwa inshingano, ubu ntituzamubona nawe yahinduwe. urumva niba umukuru w'imyuka mibi ahari, ashobora no kubiha abandi. ashobora no kubiha abandi, wenda ntawamenya. ariko hariya se ko baba bapfa bazuka nyine,
reka bagumana ayo mahirwe yo kupfa bazuka nta kundi. Reka dusoreza ikiganiro cyacu kireka niba hari ikindi wifuza kongeraho no kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ariko kubwanjye ndumva twasoreza ahangaha. Niba hari icyo wifuza kongeraho karibu, ariko kubwanjye numvaga twasoreza ahangaha. Nibyo ugize neza, nta n'ikintu kinini nakongeraho, gusa ikintu kimwe nakongeraho ni kimwe. Nasaba abanyarwanda kureka umuco wo gutukana. Uriya muco wo gutukana, kwifuriza abantu gupfa, kwica abantu, kugira ngo biriya bintu ni ibintu bibi, kandi uko babisohora mu kanwa, kandi kibibabaje birakorwa n'abana bato batazi ibintu, batazi iyo biva niyo bijya. None rero mwabasore mwe, mwarubyiruko mwe, nabifuriza kureka kujya mutukana hariya kuri social media, kuko kiriya kintu ubusohora utukana kuri social media, burya niwo buri kwituka, uri gucira urupfu niwo ruba ruri kureba. Ntabwo uri kurushyira kure yawe, burya nibo baba bari kwivuma. Bahindura umuco, kira n'igihugu Imana yatoranije, niba badashaka kubaha Imana bari kwizanira ingorane rwose, kuko Imana ntizaceceka. Imana yatangiye umushinga, ntuzashimutwa nubwo abashimusi bawugezemo. Nakwifuriza abanyarwanda kuba maso, bakegera Imana, bakamenya ibyo ishaka, akaba aribyo bakurikiza, kuko isi yose igomba guhinduka babireba n'amaso yabo, kugira ngo rero bahinduke, bakorwa n'isoni n'ikimwaro byaba bibabaje. So nicyo nifuriza abanyarwanda, nuko bahindukirira Imana, bakubaha Imana. Reka tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye, tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Nitwa Ezekiel Rukundo. Nyamuneka nawe duhatiye kuyoboka ibitekerezo byacu, nawe afite ukabyumva, afite ukabireba, buri wese mu ruhande rwe wanariza uko bishaka, ariko umuco wo gutukanaho none z'Imana niza kitazaceceka kandi kitazariba ngo watutse umuntu ubitewe no gukunda igihugu. Ntabwo ari Imana izareba, izaguhanira icyo wakoze, kandi icyo biba nicyo usarura. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka. Thomas Sankara, turagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha Ezekiel. Amen. Amen.